reka tubasuhuze ndetse twongere tubifurize ishya n'ihirwe kuramba ndetse no kuramuka ndetse tunabaha ikaze ku mirongo migari ya PK Official. Ntago ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri yenda ibintu byagiye bijya kuba tukabanza tukabamenyesha. Ngira ngo muribuka neza ubushize mu gihe cyarangiye muri za 2019 2018 mbere yaho gato nigeze kubakorera akadokumentari gato cyane kagaragaza ibyorezo bizaturuka mu ntara ya UB. Abenshi ngira ngo murabizi ako kantu kagiye gacicikana impande n'impande kuri za stati zanyu cyangwa za Facebook pages. Uyu munsi rero aho tuvugana gutya byatangiye gutya ariko ntago aribwo bigitangira. Umunsi icyorezo cyitwa coronavirus cyaje kumenyekana bakakita COVID-19 hari 2019. Muri icyo gihe mu Bushinwa niho byari bigeze, ariko nanone 2018 hari ikindi cyorezo bitaga antivirus nayo cyari kiri muri Korea mu migezi ya Korea. Aricyo cyorezo cyaje kuvukamo ibindi byorezo bikomeye bitaga hantavirus. Hantavirus aho tuvugana kuri munota rero ni icyorezo cyakomeje kugaragaza ubwiganze muri 2026, kikaba cyarateguriwe inkuru muri 2021. Ayo ni amakuru ndimo ndavuga ariko ashingiye ku makuru ahari nanone. Aho tuvugana gutya kuri munota rero abantu benshi tugiye kwibaza, tunabazanye, dutekereze. Yewe n'abatangira kugira ubwoba ngo guma mu rugo yagarutse. Yewe hari abandi bikuba bitangira kugenda bicika, abandi kubagahurya ibitekerezo bidashira kubera ko ibyorezo kenshi na kenshi bije muri Afrika hari igihe dufatirwa imyanzuro itaba handi hantu hose ku isi. Yenda nubwo ibihugu biba byaravuyemo ibyo byorezo nabyo usanga iyo myanzuro bayifite, ariko byagera muri Afrika byo bigahindura ibara. Ibyorezo aho tuvugana gutya byamaze kuza, harimo icyorezo gikomeye cyane cyitwa hantavirus. Yewe tugikubanuka mu byorezo bya COVID-19 muri 2020 nibwo ibigo by'umuherwe kabuhariwe Bill Gates byatangiye gutegura ndetse no guteganya ko isi ishobora kuzongera kugwirwa n'ibyorezo bikomeye aho abantu batazabona aho babicikira. Byarabaye ariko ntago byagaragajwe cyangwa ntibyanavuzwe cyane. Yenda uyu munsi twabaye bamwe mu bafatanyije n'ibinyamakuru mpuzamahanga kugaragariza isi yewe ibyorezo birimo biragenda biyigwirira, ariko kuyigwirira nanone dusobanukirwe ko ibi byorezo bishobora kuba byagira inkingo, ariko ibi byorezo ngo nta miti bigira. Ukibaza ngo ni gute icyorezo gishobora guturuka mu nyamaswa nto cyane, kubera ko buri munsi iyo bije bigaragaza ko bifite inkomoko. Uyu munsi rero byaje biturutse mu nkomoko y'akanyamaswa gakunda kubana n'abantu ariko gafitanye isano cyane rya bugufi hafi no gusa, uretse amababa gusa bitandukanya, kajya gusa nk'akanyamaswa n'ubundi kazanye coronavirus nk'uko byavuzwe. Ndabyibuka neza ko minsi ya mbere batubwiye ko coronavirus yaturutse mu by'inyanja, mu bikomoka mu nyanja, ikaba yaragaragaye ku masoko ayahitwa Wuhan market. Akaba ari amasoko yacuzwagamo ibintu bijyanye n'ibyo mu nyanja, amafi, ubuki bwose n'ubundi butindigasanyi bwose, yewe harimo bwinshi cyane ba mu mazi. Ariko haciye igihe gito cyane baje gusubiranamo bemeza ko coronavirus nanone yaturutse n'ubundi mu Bushinwa hahandi, ariko ngo ikaba yaraje ngitewe n'uducurama. Nabyo bigenda bispeculating, abantu turabyumva turanabyakira twumva ko ariko kuri. Hanyuma haciye iminsi nanone tugiye twumva ngo kandi ngo ntago yavuye mu bucurama, ngo yavuye ngo muri laboratory Abashinwa bari kwikira k'Abanyamerika bashobora kuba bayijyanye mu Bushinwa mu kudindiza iterambere ndetse n'ubukungu bw'Ubushinwa. Haciye iminsi nanone coronavirus twumva Ubushinwa nabwo buri guhererekanya n'Abanyamerika ngo mwakire coronavirus yanyu mwebwe Abanyamerika ndetse n'Abafaransa. Abafaransa nabo ngo natwe twabashingiye laboratory mu ntara ya Wuhan, twagira ngo mukore research ndetse n'iterambere, ariko ntago icyo twaremye ari virus. Abanyamerika nanone nabo kandi tukaza kumva ko igisirikare cy'Ubushinwa cyakomeje kubashinja ko izo sample zaje kuvamo coronavirus zari ziri zakozwe ziturutse muri mu Banyamerika, mu bushakashatsi bw'Abanyamerika bushinzwe ibijyanye n'ubuzima. So uyu munsi rero noneho ibintu byagarutse bitandukanye ishusho ariko bitatandukanye cyane kuko birasa nka bya bindi. Uyu munsi hantavirus
yaje turutse muri utu turemwa duto cyane natwo tujya kumera nk'uturemwa mbere babanje kuyitirira hanyuma batubwira ko reka dufatanye n'ibinyamakuru bitandukanye harimo Reuters, harimo The New York Times, harimo Channel 4, byose byakomeje kugenda bigaragaza ko iyi virus yabaye yaje kuba detected, ndetse harimo n'abapfiriye mu bwato bagera kuri 3, ikaba yazanywe n'abasaza n'umusaza ndetse n'umukecuru b'Abadage. Kandi mukumvereza aya rero mwapfiramo undi agwa ku kibuga cy'indege cya South Africa muri Afrika y'Epfo. Ubwo urumva aho yarigeze, ariko aho ugeze ntago ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo kubanza gusobanukirwa buri gihe ko kino cyorezo cyiza cyitirirwa inyamaswa bikazajya kurangira n'ubundi iyo kiri gusoza, kuko tutajya tumenye niyo byashoje uko byagenze, bikazajya kurangira n'ubundi hari ibihugu biri gusubiranamo bemeza ko bo dore ngaho hantavirus yaturutse migezi yo muri Korea, aho niho yaturutse, hanyuma ituruka ku kantu bita imbeba. Iyo mbeba rero ukuntu yaje kumanuka ikazagwa mu birwa by'epfo by'Abanyamerika nibwo ntarabimenya, kuko yaturutse mu birwa by'Abanyamerika. Ariko nkibaza buri munsi kubera iki virus once they come in a different shape, and then you found out the source of it is the same. Nyine biza bitandukanye, ariko twajya kurya tugabona inkomoko yabyo isa nkaho ari imwe. Bari kutwumvisha ko izi hantavirus ni virus zituruka mu bintu bijyanye n'umwanda cyane cyane, ariko cyane cyane umwanda ubwo twawita umwanda w'imbeba, ubwo twahita ngo iki mu Kinyarwanda ntago mbizi, ariko ahantu imbeba nyinshi zashyize umwanda wazo zanagiye zikamurira buriya buzi bwazo buturuka mu bice by'umwanda wazo, hanyuma niho indwara ngo bino byorezo bikomoka. Ariko cyamara kuhakomoka kikaba ari ikintu iyo umuntu amaze kugifatwa ntago gihinduka outbreak, ntago gihinduka flu. Umuntu ashobora kucyanduza undi ariko kitabaye ikigendera mu muyaga, ariko kugira ngo nk'umuntu cyandure gituruka mu muyaga, kubera ko gituruka ahantu hari inkari z'imbeba zumye, ariyo mbeba isanzwe n'ubundi yari iri kugendana iyo virusi irimo hantavirus. Byumvikana ko iyi ntago wayicika kubera ko isi yose nta hantu ushobora gusanga ku isi hatari imbeba. So rero muri ubwo buryo tukiri kubiganiraho, iyi hantavirus ituruka mu nkari z'imbeba cyangwa ahantu imbeba yapupinze. Aho rero imbeba yapupinze iyo byamaze kuma kuriya bitumuka nk'akavumbi, bishobora kuba byatera umuntu iyi ndwara, iki cyorezo cya hantavirus. Hanyuma umuntu yamara kugira icyorezo cya hantavirus ashobora kucyanduza mugenzi we mu gukoranaho, mu gusomana, ashobora kucyanduza mugenzi we mu buryo bwo kugenda bagize ibindi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, cyangwa bakagira ubundi buryo bwo kuba bakogana, bishobora kuba byatuma wandura iyi virusi yitwa hantavirus. Hantavirus rero yaturutse mu bucafu nk'ubwo mureba izo mbeba zirimo, akaba ari virusi uno munota tuvugana ku isi imaze guhitana abantu 9, ariko ikaba imaze guhitana abantu 9, 3 yabahitanye mu bwato bari barimo, aho bumaze iminsi 3 bwarafatiriwe mu nyanja ngari, bwarabujijwe kugenda kugira ngo itabasha kuba yanyanyagira. Ariko mbere ko ngabo 3 bahitana, harimo abandi 2 bari bagiye, umwe yaguye mu bwato, hanyuma undi we yarejyanye n'ubwato, buriya bwato burokora abantu mu gihe bari kubakora isuzuma. Nta bimenyetso babonye, ahubwo nyuma yaho yaje kugwa ku kibuga cy'indege cyo muri Afrika y'Epfo, ari nabwo hatangiye kuba ibyo bita international alert, gutangira umuburo wo kuburira ibindi bihugu bikomakomeye mu buryo bwo kugira ngo byirinde bitazagwa muri uyu mutego. Izi mbeba rero zo ntago iriya virusi yo zifite ziregendana, ariko yo ntago izica, zo ntago zicwa na virusi, ariko izi mbeba zo zibasha kugendana iriya virusi ya hantavirus. So rero kuri munota aho tuvugana gutya, abakozi b'ibigo mpuzamahanga bishinzwe kurengera ubuzima ndetse no kumenya indwara cyane cyane z'ibyuririzi cyangwa z'ibyorezo zijyanye nk'izo za hantavirus, bari gukora hasi hejuru ngo barebe ni gute bagabanya umuvuduko ndetse n'urugendo no kwaguka ndetse no kwirukanka kw'iyi ndwara mu kwaguka ijya gutera abandi bantu aho baba bari ku isi, ndetse bagashyiraho ingamba z'ubwirinzi zikabije ndetse zinakomeye cyane ko abandi bantu batagomba kuba babigenderamo. Bikaba biri guteza ikindi kibazo uyu munota
aho abakire benshi bari barateguye ko ibyorezo cyangwa mu yo bita prediction cyangwa itegura ry'ahazaza, harimo abateguye ko hari ibyorezo runaka bizaza. Ibyorezo rero iyo bigiye kuza nk'uko ndi kubivuga niko n'abandi benshi bari bivuge, yewe niko n'ibinyamakuru bikomakomeye ku isi biri buze kubivuga. Hanyuma habeho ibihugu bimwe bishobora gutangira gufata ingamba zo kurinda abaturage babo kugira ngo bataza guterwa n'ibi ibyorezo tutaramenya ngo ni ibyorezo karemano cyangwa yenda ni ibyorezo bihimbano. Ubwo urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari kuba ibyorezo ari ibyorezo karemano cyangwa ugasanga ibyorezo ari ibyorezo bihimbano. Ariko ikigaragara cyo buri munsi iyo ibyorezo bitangiye, nyuma yaho tubona ibihugu byagiye bidutangariza amakuru mbere, tukanabibona ubwabyo biri kugenda bisubiranamo batwumvisha ko ibyo byorezo nubwo bihari ariko nabyo byari bitwererano kuri bo. Twabonye ku Bashinwa ntago ari rimwe ntago ari kabiri bahoraga bavuga ko Abanyamerika ndetse n'Abafaransa babatwerereye laboratory mu ntara ya Wuhan ndetse bakanabatwereranamo na virusi. Abandi nabo bakiregura bavuga ko bitari virusi yo kugira ngo yice abantu, ahubwo ko ari uguhiga ibisubizo ndetse no guhiga inkingo z'ibyorezo bikomeye abirimo bya mugiga ndetse na sida. Akaba ariho haturutsemo izo mpanuka, ariko ntibabyemere ngo banabisabire imbabazi ku ruhando mpuzamahanga kubera ko bangije ubukungu bw'isi, bagakongera gushimangira bemeza ko byari ibyorezo karemano. Ariko abandi nanone tukemeza ko byari ibyorezo bihimbano kubera ko niko byagiye bibasha kugaragarira amaso y'isi. Ibi byorezo bihimbano rero ku isi byakomeje kugenda biba ishingiro ry'ibinyoma, ndetse ntago ari ibyo gusa, ryakomeje kugenda rihinduka ishingiro ry'abantu kwikwizaho ubukungu kubera ko bamwe muri ibyo bihe barakora abandi bakabibuzwa. Ni ibintu bisaba ngo ibihugu byinshi biri muri third world countries bitarabasha kugira ubushobozi bwo kubasha kwifasha cyangwa kwiteza imbere, bagiye babanza gufata imyanzuro yo gutekereza ko ibyorezo ese ni karemano cyangwa ni ibyorezo bihimbano. Kenshi iyo bibashe kuza bikaza ari ibyorezo bihimbano, byangiza ndetse bikangiza ubukungu bw'ibihugu bitaratera imbere, mu gihe bya bihugu byateye imbere byo bigira uruhare mu kuba bibitsa amadeni menshi y'isi muri bya bihugu bitaratera imbere, kuko nabyo bibiha inkunga z'ibintu byinshi birimo utwo dupfukamunwa bazakoresha, ubwo buryo bw'ubwirinzi bugaragara nk'izo antiviruses baba bari kubatera izo nkingo. Ni uburyo bwinshi cyane butuma ibihugu byinshi byakabaye bijya bifata imyanzuro yo kwakira inkingo, kwakira indwara nk'icyorezo, ariko habanje gutekerezwa ese ibyorezo byagiye baho mbere bwo byazaga bite. Kuko abantu benshi hari igihe batubwira ko bagiye kuturinda ibyo byorezo bikarangira ahubwo usanga nabwo bagiye kubidutera. Ntabwo ariko biba bimeze 100%, ariko akenshi na kenshi hari igihe tugenda turebera mu ngaruka runaka zagiye zigaragara ku mpande nyinshi z'isi, aho abantu bamwe nanone bagiye bakingirwa ari ugasanga babuze abilities to think hard, gutekereza cyane cyangwa kugira imbaraga. Abantu benshi bagize ikibazo cy'ubunebwe bukabije, ariko twajya kubira tugasanga hahita hatangira kugaragara icyo bita iyangirika ry'ubukungu bw'igihugu, kubera ko abaturage benshi iyo bafite ikibazo cy'ubunebwe bukabije bikunda kubaho. Ko nk'iyi ndwara bari kutubwira hantavirus, aha niho bigaragara ko ari inkomoko yayo. Abantu bose babaye evacuate, nuvuga bose bakuwemo, ariko izirugigana muri kwitegereza hano ngo nizo nkomoko yazo. Reka dusubire inyuma gato cyane tukiri kubiganira. Hari abantu mwibuka ibintu bakunda kwita laboratories. Impamvu imbeba nyinshi zikunda gufatwa n'indwara nyinshi, kuba indwara yaturuka mu mbeba cyangwa mu ducurama, byose biri mu bwoko bumwe, nuko ari byo bintu baje gusanga biri hafi y'abantu ndetse binarya ibyo abantu barya, bakabikoraho ubushakashatsi bw'imiti rero batarakoresha ku bantu ngo barebe effect zishobora kuba yagira. Rero ko umuntu yaza akatubwira ngo ibi bintu byazanywe n'inyamaswa izirugigana turi kureba, tunasanzwe tumenyereye nuko abantu twibagirwa vuba. Twese dusanzwe tumenyereye ko bitari ibyo n'ubundi kuva na kera na kare. Izo laboratories arizo zakomeje kugenda zikoreshwa mu kugerageza imiti ndetse n'ibindi byo bakunda kwita imbeba zo muri laboratory. Rero kuba arizo zishobora kuba zaza ari inkomoko y'indwara nta cyadutangaza kirimo,
yenda tunabyibutse neza twasanga n'ubundi ushobora gusanga zarageragerejweho ibyinshi muri byo akaba ari byo natwe tugenda dukotora cyangwa tubana nabyo kubera ko nizo zifashishwa cyane kurenza izindi nyamaswa zose ku isi mu kugerageza imiti ndetse n'ibyorezo no gushaka inkingo kuva mu myaka itari munsi y'imyaka 90 ishize isi yose yakoreshaga imbeba mu gushaka ibisubizo by'ibibazo abantu babona bishingiye ku miti cyangwa ku ndwara. Rero uyu munsi kuba twicara bagatubwira ngo hantavirus nka virusi cyangwa icyorezo cyateye isi ariko cyaturutse mu mbeba, izo rugigana rero ntago twakwirirwa tubitindaho kubera ko nubundi iteka ryose zihora ari inkomoko z'ibibazo. Hari n'igihe isi igeze kurwara ubushita, hari igihe bigeze kurwara indwara nyinshi isi ikunda guhura nazo akenshi zituruka muri izi rugigana. Ubwo rero hantavirus ni icyorezo na cyamaze kuza ku ruhando mpuzamahanga, hanyuma bamwe babakire gishobora kuzaba icyorezo cy'ubucuruzi, ku bandi nanone batafite ubuzima gishobora kuzaba icyorezo cyo kwirengera, hanyuma ku bandi gishobora kuzaba icyorezo cy'iterabwoba, ku bandi nanone gishobora kuzaba icyorezo abantu bamwe bitwaza bagahitana bagenzi babo bavuga ko bishwe n'ibyo byorezo. Ubwo bizagenda biterwa na politike nyinshi z'isi zitandukanye, aho nabandi nanone bazagikoresha nk'icyorezo ariko nanone kikaba gishobora kuba cyapfukamira ubukungu bw'abandi bantu benshi cyangwa kubuzwa amahoro mu bice byinshi by'isi bitandukanye. Nk'uko twabibonye muri COVID-19 ibihugu bimwe na bimwe byagiye bifatirwa imyanzuro y'ibyo bigomba gukora abyo bititekereje cyangwa bitafashe imyanzuro ibyo bihugu byatekereje ku giti cyabo. Uyu munota rero hantavirus ni indwara yandura itanyuze mu mwuka, ariko ku muntu wa mbere ubanza kuyandura inyura mu mwuka kubera ko ituruka mu mwuka, ariko ku bandi umuntu kundi kuyanduzanya ntago bica mu mwuka, ariko umuntu kumbeba kubyanduzanya byo bigaca mu mwuka. Hanyuma bayisuzuma bate rero iyi ndwara turi kuvugana? Iyi ni indwara basuzuma kenshi iyo bakoresheje cyane cyane, reka turebe n'ibyo ibasha gutera mbere ko tugeraho bayisuzumira. Hantavirus rero ni syndromes, nayo ni indwara nk'izindi ariko ntago yandura iciye mu mwuka, ntago ari flu, ariko ishobora gufata ibice byihariye bijyanyemo n'ibihaha, ifata ibice bijyanyemo n'impyiko, yewe yaguca intege nk'izindi ndwara zose zisanzwe. Hanyuma yanateza kuba impyiko zidashobora kuyungurura amaraso neza, ikaba yanateza ubushyuhe bwinshi mu mubiri, yanagutera kurwara umutwe, yagutera kugira imbaraga nke z'umubiri. Urumva ni indwara nayo itoroshye kubera ko izamura ubushyuhe bwinshi, itera ibindi bibazo byinshi cyane cyane mu mitsi ijyana mu mpyiko. Urumva ni indwara itoroshye rero, indwara ishobora gufata mu bice by'ibihaha, igafata mu bice by'impyiko, igafata mu bice by'umutwe, yarangiza igafata mu bice bijyana amaraso, ubwo harimo n'imitima n'ibindi, ariko ikabisuzumwa bisanzwe nk'uko coronavirus zagiye zisuzumwa na mbere, ariko ibisubizo byazo ntago ari bimwe. Ntago ari indwara ica mu kirere icyo mukimenye, ahubwo ni indwara ivuga ngo ubwo abantu benshi bagiye gutangira gutinya kugenda abasuhuzanya cyangwa begerana. Ntabyo kwegerana n'abantu bagenzi bawe, cyane cyane mu gihe yenda abafata imyanzuro yuko tugomba kwitwara batarabitubwira, ariko tugomba kumenya ko icyo cyorezo kikiri kure. Uretse ko icyorezo kuba kure kwacyo mu isi igezweho hari ibikoresho bizenguruka isi mu masegonda, hari za drones zitwara imiti mu masegonda, biragoye kuvuga ngo icyorezo kiracyari kure kubera ko mu gihe cy'amasaha 72 gishobora kuba cyakwira isi. Ariko uyu munsi rero kubera ko kitaratugeraho, yewe muri Afurika, uretse muri Afurika y'Epfo, abashinzwe ubuzima mu bihugu tugiye dutuyemo badufasha gukurikirana bakatubwira nimba icyo cyorezo cyaba gifite ubukana bwatuma tubasha kukirinda hakiri kare, bigatangira gukorwa aho kugira ngo bizabe bibereye rimwe yenda byangiza n'ubundi bukungu bw'abaturage bari bagitangira kwisuganya nyuma y'ibibazo bya COVID-19 yadusizemo. Hakazamo n'indi bibazo nanone kuri uyu munota, yewe byibura ry'amavuta n'ibikoresho bikomoka ku mbaraga karemano riri kugusha abantu mu mpande n'impande z'isi. Iki cyorezo nanone kikaba kimaze kwinagamo, kandi Bill Gates
mu kaganiro gato twakoranye yakomeje kuvuga ko abantu benshi bashobora kuzavurwa ndetse bakanasuzumwa bitarenze iminsi 35 hafi miliyari 8 na miliyoni 100 z'abaturage zimaze gusuzumwa na systeme nshyashya yashyizweho kandi buri muntu akazabona urukingo. Reka rero twebwe tugende andi makuru, hari abari buyavuge nk'amakuru, twebwe duciyeho nk'amatangazo, ntago twabivuga nk'amakuru, twe turacyari gutegura uko tuzakora, ntago turatangira gukora ayewe nk'uko tubishaka, ariko byanga bikunda mu gihe gito muzabona tubatunguye n'andi tuba tugira ngo mugumaho kandi agaciyeho nako mukamenye. We love you so much, be blessed, may God bless you. Icyorezo rero cyitwa hantavirus cyamaze kuza ku mubumbe w'isi kandi cyazanywe n'imbeba, kikaba cyari cyaraje kuva 2018 giturutse mu migezi yo muri South Korea, yo muri Korea y'Amajyepfo. Bye bye, ciao ciao, be blessed, we love you. PK Production there too there.